Mwaramutse neza bavandimwe mwese aho muherereye, inshuti zacu za Hermoni International Holy Church, ndabasuhuje cyane kandi nkomeje kubifuriza iminsi mikuru yo gusoza umwaka kuko bimenyerewe. Imana ibahe umugisha mwinshi. Uyu munsi nifuje kugaruka ku ijambo kumenya. Ndumva ariyo hamba ngomba kubaha cyane cyane yo gusoza umwaka bavandimwe. Ibintu byose byabayeho, imbaraga Imana yakoresheje iduha agakiza ariko Yesu Kristo, imbaraga za kabiri nkunda kugarukaho ni ukumenya, ufahamu, understanding. Ni ikintu cy'ingenzi. Ikintu cyose mbere y'uko ugikora ugomba kugishakira ubumenyi. Reka mbisubiremo. Ikintu icyo ari cyo cyose, nubwo wacita ikintu cyoroheje, nubwo wacita ikintu cyoroheje, ugomba kubanza kukimenya. Ugomba kubanza gushaka ubumenyi bwerekeranye n'icyo kintu kugira ngo ugikore neza, ukinoze, kugira ngo ugikomeze. Ndumva munyumva cyane. Uyu mwaka turi hafi kuwusoza, iminsi irabarirwa ku ntoki, ariko tugiye gutangira undi mwaka. Ushobora kuba hari ibintu wagendeyemo muri uyu mwaka ariko ubigenderamo kubwo kwigana abandi, ubigenderamo kubwo kumva uko bikorwa, ubigenderamo kubwo kubishakamo inyungu, ubigenderamo kubwo kugira ngo nawe ubigaragaremo, ubigenderamo kubwo ibintu bitandukanye, meme no gusirimba. Ushobora kuba warasirimbye kubera ko abandi basirimba, ushobora kuba waravuze ubutumwa kubera ko waguze Bibiliya ariko utazi. Mbere y'uko ukora ikintu icyo ari cyo cyose, banza ushake ubumenyi bwerekeranye n'icyo kintu. Ndaguha ibyanditswe, ndaje nguha ibyanditswe rwose bishobora kukumvisa neza icyo nshatse kuvuga. Tugiye kwinjira mu wundi mwaka bavandimwe. Nimba ushaka gucuruza muri uyu mwaka tugiye kwinjiramo, shaka ubumenyi hejuru yo gucuruza. Nimba ushaka kwigisha ijambo ry'Imana, shaka ubumenyi bugendanye n'ijambo ry'Imana. Senga, inginga Imana iguhishurire uyu murimo, wige, umenye ibyo ugiye kuvugira ku gatuti. Mbere yo kubona icyo ushaka kubona, ugomba kubanza ukakimenya. Hata Mungu, haba n'Imana ntishobora kuguha icyo utazi. Mbere y'uko Imana iguha, ugomba kubanza ugasobanukirwa n'icyo igiye kuguha. Ngira ngo ni muri Matayo 25:15, mba ntibesheho, havuga umugani w'itaranto. Bibiliya iravuga ngo umwe yamuhaye ebyiri, undi muha imwe, undi muha eshanu. Ariko akarongo korepfo karavuga ngo uko umuntu wese ashoboye. Ni ukuvuga ngo Yesu yari kohereza umuntu ariko agendeye ku bushobozi bwe. Kubwiza ukuri, Imana ntizigera iguha ibirenze ubushobozi bwawe na rimwe. Kadusome Abakolosayi igice cya mbere umurongo w'9. Twumve iki kintu cyo kumenya. Haravuga ngo nico gituma tudasiba kubasabira uhereye igihe twabyumviye, twifuza ko mwuzuzwa ubwenge bwose bw'umwuka no kumenya kose, ngo mumenye neza iby'Imana ishaka. Haleluya. Turifuza ko mwuzuzwa ubwenge bwose bw'umwuka. Bavandimwe, wuzuzwa ubwenge bwose bw'umwuka no kumenya kose, ngo mumenye neza iby'Imana ishaka.
mu Baroma ibice 12:2 haravuga ngo muhinduke rwose mugize imitima misha, ngo nibwo muzamenya neza iby'Imana ishaka. In English iravuga ngo be transformed by the renewing of your mind. Ugomba guhinduka mu mitekerereze ukamenya bahinga bate. Nigeze kukwigisha icyo wakora, ibintu bine wakora kugira ngo ubone abasponsa. Iryo somo rishake hano uraribona. Ni ibiki bine wakora kugira ngo ubone abaterankunga. My friend, hari ibintu wowe usengera bidasengerwa. Hari uburyo Imana yasetinze mu bwonko bwawe ugomba gukoresha kugira ngo ubone ibyo ushima, ubone ibyo ushaka, ubone ibyo ukeneye. Harafu wewe uraho gusa, ntabwo Imana ikora ibintu byose nk'ibitangaza. No. Hari ibyo wabuze ariko wibujije. Mwibuke ko nkunda kugaruka ku ijambo rivuga ngo maisha unayoishi leo umeyatengeneza mwenyewe. Ubuzima n'imibereho urimo uyu munsi warayikoreye wenyine. Why? Tiwigeze ukenera kumenya bacuruza bate, niyo mpamvu wahombye. Okay? Tiwigeze umenya bitwara gute hagati y'abantu. Mwibuke nigeze kubaza isomo ririmo ico bita temperaments. Haiba ine. Imiterere ine y'abantu. So kuba utayizi rero wananiwe kubana n'umugore wawe, wananiwe kubana n'umugabo wawe, wananiwe kubana n'ababyeyi, wananiwe kubana na nyoko bukwe, wananiwe kubana na so bukwe. Why? You don't understand what is temperament. Temperament y'umugabo wawe ni iyi, haiba yake, imiterere ye ni iyi. So mbere yuko ushaka kubaho uko ushaka, ugomba kumenya. Menya imiterere y'umugabo wawe, menya imiterere y'umugore wawe, menya imiterere y'abana bawe umwe ku wundi kugira ngo umenye kubana nabo. Tugiye kwinjira mu mwaka ugomba kwinjiramo waramaze gusobanukirwa ndetse waraniyemeje kuva mu makimbirane, kuva mu matiku. Hako wibaza umwaka ugashira mu matiku utabana n'abantu neza, undi ugashira ukagira imyaka 5 ukabura umuntu w'imyaka myinshi ariko bakuziho amatiku n'amacakubiri. Why? Ntuzi kubana n'abantu, kandi kubana n'abantu birigwa. Biblia yatubwiye ngo nico gituma tudasiba kubasabira uhereye igihe twabyumviye, twifuza ko mwuzuzwa ubwenge bwose bw'umwuka no kumenya kose, ngo mumenye neza iby'Imana ishaka. Haleluya. Biblia avuga ngo iby'Imana ishaka ngo nibyo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Iby'Imana ishaka, ariko kugira ngo umenye iby'Imana ishaka nuko ugomba kuzuzwa ubwenge bwose bw'umwuka, nuko ugomba kumenya kose kugira ngo umenye iby'Imana ishaka. Reka kumenya kose, no gukoropa ugomba kubimenya. Ngo haye ibintu byoroshe. Reka kuzongera kwinjira muri uyu mwaka ukora ibintu utabizi cyangwa ukora ibintu kubera kwigana abandi uko babikora. No. You have to seek understanding. Tafuta ushaka ubumenyi, shaka gusobanukirwa. Iyo umaze gusobanukirwa ubona gushaka ico bita skills. Okay? Kandi ibi byose Imana yiteguye kubitanga. Ndugu zangu, ibi byose Imana yiteguye kubiguha. Ni inshingano zayo kuguha ibyo nkubwira mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ntabwo ari hariya dusomye yonyine, reka dusome mu Bafilipi 1:9. Haravuga ngo kandi iki nico mbasabira, ni ukugira ngo urukundo rwanyu rurusheho kugwiza ubwenge no kumenya kose. Haleluya. Mubone uko murobanura ibinyuranye, kandi mubone uko muba bataryarya n'inyangamugayo kugeza ku munsi wa Kristo. Wow. Iri jambo ni sawa. Ugomba kumenya, ugomba kugwiza ubwenge no kumenya kose. Muvandimwe, Bibiliya yanga igifu. Bibiliya nikunda umuntu ukoresha ibintu atakoresheje ubwenge. Pawulo abwira Abafilipi ngo ndifuza ko mugwiza ubwenge no kumenya kose. Uku kumenya ni ijambo utindaho cyane.
ntuzongere gukora ikintu utazi. No, ntuzongere gukora ikintu utazi muri uyu mwaka tugiye kwinjiramo n'imyaka izaza. Mbere yo kugira icyo ukora ugomba kubanza ukamenya uko gikorwa. Mbere yo gucuruza ugomba kubanza ukegera abacuruzi bakakwigisha uko bacuruza. Erega gucuruza ntabwo ari ukurangura gusa no kujyana ku isoko. No, ya gucuruza ni ubumenyi ugomba kwiga. Bacuruza bate, barangura bate, bunguka bate, basevinga amafaranga gute, babyaza amafaranga yandi gute. Nigeze kukubwira ibintu bine bigendanye n'amafaranga. Igihe cyose utabizi uzabaho mu bukene. Nimba utazi uko bakorera amafaranga, ntumenye uko babika amafaranga, ntumenye uko amafaranga abyara ayandi, ukambwira ngo uzatunga amafaranga ute? Utaishi maisha ya mateso kabisa. So ndifuza ko uyu mwaka ugiye kwinjiramo, muvandimwe wowe unyumva, cyane cyane rubyiruko, mukobwa nawe muhungu, ntuzongere gukora ikintu kubera ko wumvise ngo baragikora. Ntuzongere gukora ikintu kubera ko bakubwiye ngo kirimo amafaranga. No, kora ikintu kubera ko ukizi kandi kikurimo. Usenge n'Imana iguhereze ubwo bushobozi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Avandimwe, iyo ukoze ikintu utazi urayoba, ukora n'amafuti menshi cyane kubera ko wakoze ikintu utazi. Kandi ubu buzima turimo, maisha tunayoishi, ni ubuzima buhenze kandi bugeze kure cyane, butari ubwo gupfa kwisukiranya mu kintu gusa. Haleluya. Icyo nakwigishije nanone, narakubwiye ngo ugomba kumenya icyo waremewe gukora. Imana yakuremeye iki? Nta muntu Imana yaremye itamuhaye ubushobozi bw'uburyo azabaho mu isi kabisa. Imana buri wese yaramuremye imuha n'ubushobozi bw'uburyo azabaho muri iyi si. Ntabwo wapfuye kuza mu isi gusa, ufite icyo waje gukora kandi ugomba kugisoza. Imana hari abiheza umwuka w'ubwenge runaka, undi ikamuheza ikintu runaka. Twese twahamagariwe ibintu bitandukanye. Reka gukora ibintu by'abandi. Be original. Komeza ube original, komeza ube umwimerere, ureke kuba fotokopi y'abandi. Reka gukora ibintu ngubwo byinjiza amafaranga. Reka gukora ibintu ngubwo ngo bituma umenyekana. No, nubwo akantu kaba koroshe cyane, ariko Imana yakuremeye niko karimo ubutunzi n'umugisha wawe wose. Praise God. Kanguheza urugero mu gitabo cyo Kuva ibice 31, wumva uyu mugabo, kugira ngo umenye neza ko hari Imana hari umuntu irema ikamuha n'ubushobozi runaka butandukanye n'ubw'abandi. Haravuga ngo Uwiteka abwira Mose ati, dore mpamagaye mu izina Bezaleli mwene Uri Yahuri wo mu muryango wa Yuda. Umva rero, mwuzuza umwuka w'Imana ngo agire ubwenge bwo guhimba n'ubwo gutora n'ubuhanga n'ubukorikori bwose mu Bisiraheli. Imana itoranya uyu mugabo Bezaleli, imwuzuza ubu bwenge. Ndakubwiza ukuri, nawe uriho, ariko hari ubwenge Imana yakujuje butandukanye n'ubwo mfite, butandukanye n'ubwa murumuna wawe, butandukanye n'ubwa mukuru wawe, butandukanye n'icyo so akora, butandukanye n'icyo mama wawe yakoze. Ufite ubwenge Imana yakujuje. Ibyo guhimba imirimo y'ubuhanga no gucura izahabu n'ifeza n'imiringa no gukeba amabuye no gukwikira no kubaza no kugira ubushobozi bwose. Wow, ibintu byo nakubwiraga, hari ubu bwenge Imana yakuremeye. Imana yabwiye Yeremiya ngo nakwejeje utarajya mu nda ya nyoko, kandi kugira umuhanuzi uhanurira amahanga. Imana mbere y'uko ikuzana mu isi iguha n'ubushobozi, ikaguha n'ubwenge ugomba kujya gukoresha. Then icyo usabwa ni iki? Hari umugabo wavuze ngo you can't create your life purpose, but
you can discover your life purpose or your life calling. Ntushobora kurema intego y'ubuzima bwawe, apana, kuko yararemetse irahari. Icyo ushoboye ni iki? Ushobora kuyitahura kuko ikurimwo. Muvandimwe, ndeke gutinda kuri iri somo, kankubwire ngo tahura icyo waremewe gukora, kuko nicyo kirimo amafaranga yawe, nicyo kirimo ubutunzi bwawe, nicyo kirimo umugisha wawe, nicyo kirimo ubutoni bwawe. Haleluya! Reka gukora gusa ibintu kubera ko uri guhiga ubuzima. Hari umunyabwenge wavuze ngo muri iyi si ngo harimo abakene cyane, ngo icyo bafite gusa ni amafaranga. Reka kuba ubuzima gusa bwo kumva ngo nubona amafaranga ngo nibwo uzaba ubonye imibereho. No, ntabwo abantu bose batunze amafaranga bishimye, kandi biravuga ngo mwishime iteka. Ugomba kuba ubuzima bwishimye, bukunejeje, bunezereje umuryango, kandi wishimiye kuba muri iyi si. Nikueleze, ubutunzi bwawe ni igihe ufite ubushobozi bwo gukemura ibibazo byawe biri ku rwego rwawe. That is enough. Reka irari, reka kurarikira. That is why utishima, nuko uhora upima ubushobozi bwawe buke ukabupima n'ubushobozi bwinshi bw'abandi. Niyo mpamvu wita umukene, ariko utigereranyije gutyo wasanga utari umukene. Uri umukene kubera iki? Kubera ko ugereranya ubushobozi bwawe